Gitega ikorera mu karere ka Nyamasheke bavuga ko aka karere kafashe umutungo wabo kakawita uwako none bakaba ari bo bari kwishyura inguzanyo umutungo wavuyemo bonyine kandi ariko kawucunga. Akarere ko kavuga ko ari umutungo rusange w'abaturage. Tawujeni twibanire kurikiranye ikibazo ndetse na guverineri w'intara y'Iburengerazuba icyo kibazo arakizi kandi yasabye. Uwo mutungo bavuga ni ikigo nderabuzima ndetse n'ikigo cy'imari Sako, byose byubatse mu murenge wa Karambi aho iyi koperative ikorera. Bajya kubaka ibikorwa remezo, koperative yabo yari yahawe inguzanyo na BRD yo kwagura ubuso buhingwaho icyayi, ariko aya mafaranga aza gukoreshwa muri ibyo bikorwa bubatse, aribyo byaje kwitwa imicungire mibi, binaza gutuma bamwe mu bayiyoboraga batabwa muri yombi. Icyakora aba baturage bo ngo bumvaga kubyubaka ari ibindi bikorwa bizababyarira inyungu. Twe twari tuzi ko buriya centre de santé ahubwo kuba tuyubatse tugiye kuba bakire twabaye ba miliyoneri. Gute? Twavugaga ngo centre de santé mu mitekerereze yacu twumvaga ubuyobozi budushishikariza ko centre de santé nituyubaka tuzaba dufite aho tuvuye n'aho tugeze. Ikibazo kiri cyane cyane ku kigo nderabuzima kuko bavuga ko mu kucyubaka akarere kari kabemereye inkunga y'amafaranga yagombaga kubafasha kwishyura abakozi bacyo, ariko birangira katayabahaye bituma babura ubushobozi bwo kwishyura abakozi ndetse n'imiti. Hanyuma akarere ngo gahita gafata iri vuriro karishyira mu maboko yako kugira ngo kihembere abakozi kanagura imiti. Koperative igitangira hariho amasezerano n'akarere yuko kazadufasha mu kubaka ibyo bitaro, mu kubaka iyo centre de santé no kubaka Sako. Hanyuma abayobozi bayo babonye akarere gatinze kubafasha ngo kubahiriza ibyari bikubiye muri ayo masezerano, hanyuma bafata ku nguzanyo za BRD bubaka iyo centre de santé, bubaka na Sako. Birangije kugeza n'uyu munsi akarere ntabwo kigeze kubahiriza ibyari bikubiye muri ayo masezerano, ahubwo nyuma twatunguwe no kubona akarere kavuze yuko ngo tudashoboye guhemba abakozi b'ibitaro, hanyuma ibitaro karabifata, hanyuma kabigira ibyako. Meya Mukamasabo Apollonie avuga ko ayo mafaranga ntayo akarere kigeze kabizeza, ndetse ngo nibo bandikiye akarere bagasaba kubafasha gucunga iryo vuriro. Ikibazo nge ntago nkizi, n'ubwa mbere nyumvise. Koperative yo yandikiye akarere ibagaragariza ibibazo bafite. Ibyo bibazo rero barabigaragaza uburyo badafite ubushobozi bwo guhemba abakozi, uburyo badafite ubushobozi bwo kuba barangura imiti. Abaturage bemera ko akarere kandikiwe kuko, ariko bakavuga ko iyo baruwa yanditswe ari akarere gashyize igitutu ku bari abayobozi ba koperative. Ntabwo iyo baruwa ari twe twayanditse nk'abanyamuryango, ahubwo akarere kashyize iterabwoba ku bari abayobozi, hanyuma bandika iyo baruwa babahagaze hejuru kugira ngo babone uko babohoza uwo mutungo wose bawigumanire. Umuyobozi w'iyi koperative uriho ubu Jeannette Mukantagungira n'uwasimbuye batawe muri yombi kubera uruhare bagize mu ikoreshwa nabi ry'ayo mafaranga. Uyu muyobozi uvuga ko ibintu bimeze neza muri iyi koperative ntabwo yemeranwa n'aba banyamuryango we, yise ko ari agatsiko kagamije kuzanamo akavuyo. Bagamije kuzanamo akaduruvayo n'abo baturage, ntabwo gatsiko, kuko ntabwo ari bavugize ba koperative. Agatsiko kameze k'abahinzi k'abahinzi, ubwo bamwe ni bamwe kuko ntabwo ari benshi. Agatsiko kaba gaterwa n'iki kuba katekereza ibyo bintu? Mutekereza ko byaba byaraturutse kuki bakavuga? Agatsiko ntabwo namenya aho kaba gaturuka, ariko sinatekereza ko ni igitekerezo cyanjye kaba gaturuka ku bantu bamwe bashyigikiye abari kubazwa ibyo bakoze mbere, bagashaka kutuzanamo akavuyo, kandi aho umurongo ugeze wakotega ubu ni heza. Kuri ibi aba banyamuryango bavuga ko uyu muyobozi wabo yirengagiza ibibazo bya koperative mu nyungu z'akarere. Nk'uko nguko uriya muyobozi wa koperative uriho ubu ngubu avuga icyo abwirijwe n'akarere, kuko baba bavuga ngo natavuga icyo bashaka barahita bamukuraho. Aba banyamuryango basaba ko ubwira ivuriro ryubatswe mu nguzanyo bishyura, hanyuma akarere kakaba ariko karikoresha, ngo gakwiye kubakodesha cyangwa se kakabasubiza iyo nyubako bakayiha undi mushoramari wayibyaza umusaruro, bakabona uko bakomeza kwishyura.
ariko Mukamasabo Apoloni agira ati niba bashobora kwishyura abakozi bavuga turi basubize. Ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative cyanakurikiranye iki kibazo kivuga ko hakwiye kubaho ubwumvikane hagati y'izi mpande zombi, ariko kandi abaturage bagafashwa kwishyura iyo nguzanyo. Profeseri Harerimana Jean Bosco ni umuyobozi mukuru wacyo. Rero mu myanzuro twasabaga ko akarere kafasha kwishyura iryo deni koperative, kubera ko kugeza n'ubu ngubu ntabwo iyi koperative irashobora neza kwishyura ideni yafashe muri BRD, kubera ko ryakoreshejwe ibyo ritagomba gukora, kubera ko n'ubundi ikigo nderabuzima buriya ni igikorwa mu by'ukuri kiba kiri mu nyungu rusange z'abaturage. Nta mpamvu n'imwe rero akarere katagifata, ahubwo nk'uko twabivuze, nk'uko n'abanyamuryango babyifuzaga, ayo mafaranga yakoreshejwe bakaba bayasubizwa mu rwego rwo gushobora gutuma iryo deni mu by'ukuri bakoresheje icyo bitagomba gukorera bikora ibijya mu nyungu kuko y'icyo bari baboneye iryo deni rya BRD. Iyi koperative Kotega yari yagujije miliyari zibarirwa muri 3 z'amafaranga y'u Rwanda ngo yagure ubuhinzi bwayo bw'icyayi. Bamwe mu bari abayobozi bayo ubu bafunzwe bakurikiranwaho kuyakoresha nabi. Kubaka iyi centre de santé na sako nabyo biri mu byarakozeho kuko babyubatse mu mafaranga bari basabiye ikindi. Ejo bundi aba bahinzi basonewe miliyoni zisaga 300 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwenda kugeza ubu bakishyura, aho umuntu umwe akatwa amafaranga 40 kuri buri kilo cy'icyayi agemuye kuri koperative. Theogene Twibanire, Inyamasheke. Martin, hari n'abaduhaye ibitekerezo nk'ubitwa Ndahayo Martin agira ati nibyo koko niharebwe uburyo abantu bafashwa, abaturage ba koperative bafashwe, noneho barusheho kugendana neza n'iterambere, babone ayo mafaranga yabo. Bagaragaza ko hari ikibazo gikomeye cyane. Tugume n'ubundi mu bijyanye no gufasha abantu bifitanye isano n'amafaranga cyane cyane binyuze muri za banki. Nibyo, banki ya Kigali yashyikirije telefone zigendanwa abahinzi ba kawa 11 mu karere ka Rwamagana. Ni muri gahunda yiswe Ikofi igamije korohereza abahinzi kwegerezwa serivisi z'imari. Bamwe mu bahinzi ba kawa mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda bavuga ko ubusanzwe bagorwaga no kujya kuri banki bakahasanga imirongo miremire. Kuba rero bahawe izi telefone ngo uretse kubarinda iyo mirongo yo kuri banki zizanabafasha kubona inguzanyo. Umuyobozi mukuru wa banki ya Kigali Dr Diane Karusisi avuga ko ikoranabuhanga u Rwanda rwerekezamo ari aho ibintu byose bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, umuhinzi atari we wari ukwiye gusigara inyuma. Ni mu gihe guverineri w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel nawe yagaragaje ko igihugu gifite intego yo kugera ku bukungu bushingiye ku bumenyi, aho yagaragaje ko ubwo bumenyi butagerwaho hatifashishijwe ikoranabuhanga, ndetse ashimira uruhare rw'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'intara y'Iburasirazuba. Kuva mu mwaka wa 2019 banki ya Kigali yatangiye gukorana n'abahinzi muri gahunda yiswe Ikofi. Kugeza ubu abahinzi 300 bari muri gahunda ya Ikofi. Kugeza ubu kandi ifite abafasha abahinzi bato bazwi nk'aba agenti bagera ku 776 mu gihugu hose. N'ubundi tukiri ku makuru afite ahuriye n'iterambere ry'ubukungu, Equity Bank yatangije uburyo bushya bise ishyurana fasta bworohereza abakiriya bayo kwishyurana mu buryo bw'ikoranabuhanga nta kiguzi, ku buryo umuguzi ashobora kwishyura umucuruzi bombi bifashishije konti zabo. Ni ku nshuro ya mbere mu Rwanda hatangijwe ubwo buryo bwo kwishyurana hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, ku buryo umuguzi ashobora kwishyura umucuruzi hakoreshejwe konti za banki yabo muri Equity nta kiguzi ku mpande zombi. Uburyo iyi banki yise fasta yashyize ku isoko ngo bugamije korohereza abaguzi n'abacuruzi kwitabira ihererekanya ry'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga buzwi nka cashless. Iyi banki ni imwe mu bigo by'imari biri ku rwego rw'amabanki 16 biri ku isoko ryo mu Rwanda, ikabikorera mu bihugu bigera kuri 16 kandi ikaba inafite abakiriya basaga miliyoni 15. Reka dufate akaruhuko gato.